yazanye n'abatoza cyane pe ubanze rukazi kayo nyine rugutari transport nyine y'abakinnyi aho bava naho bajya hose izi ni za modoka zabo zisanzwe z'abayobozi icyicaro barahagaze ku cyicaro cyanyu hano ku Kimihurura ni ukuvuga ngo ese uyu ni umushoferi utwara oya ashinzwe security Erukari jere yaragiye gukora ibara tuni cyamaze mwita Kayitare iyo by'abantu Kayitare rwose Kayitare n'utwara oya niba hari urabona ashinzwe security uzamubona kenshi no kuri stade ugira n'ikibazo ubwo cy'imyinjirizo uzamuhamagara witwa Kayitare utwarira modoka oya ntago ayitwara hano yaraje kumukingura kandi yaraje gukingura uriya mutara munini nabonaga ishati watebeje nugira ikibazo kuri stade hari match ya APR yakiriye uzambwire ngo usukumire nimero ye rwose iyo umuntu ukora akazi neza abameze neza cyane goro ngo afande Kavuna ari kumwe na Sheikh Jibril Watara wani manager wa Watara yego yanga bikunda rwose urambaye ishati wafunze n'ipeso Watari kabisa ubona ko rwose nari bamubwira bati mu ntebe gake gake mbere babanje kumubwira bati nawe ushaka ukuntu basujyanisha kuyibara umukara mwinshi ni utamwishe base kwenda umweru wiganze ariko ryabara rindi ryo ndikanira yakandagira hano ku Kimihurura irihese oya y'ubururu byari ni president nawe yavuze ati rwose adashobora kujya rega mubize kuri kwa mwe kuno kwezi kwa mbere legend ukwezi kwa mbere ni president wa Rayon Sport mwese ko ariko yashira nta muntu watangaza ibintu biremereye nk'ibyo muri kuno kwezi kwa mbere nawe rwose hano babirwanira wemeye cyane ngo ntago ashobora ngo nubwo yaba agiye kugura iki ni muzima cyane ati ngomba kwa nimba nta gakara karimo ejo sinari impari mwari mwasetse cyane mwatemba yaduhaye yadukoreye umunsi zatashye imbavu zibari yadukoreye umunsi president nara ku Kimihurura none imodoka kabisa yinjaye izanye umutaramu Sheikh Jibril Watara bivuga ko jize toye kubona ngo yasinye umutaramu ngina banje kwikangamo ndavuga ni apiranga no kwitinyira ukuntu ifata umukiye ku kibuga cy'indege uburyo abarinzwe kidogo byonyine ubwabyo n'uburyo none zijya ngo abapara wayiteye wanyura he kuko yari ari kumwe n'abafana abarinzwe kidogo ibintu bikomeye cyane bishaka kubona ukajya ngo biroroshye ariko ubirebera inyuma yakikanga ko icyo yakora byonyine reba iriya modoka iparitse wabo ubonye buri aho ngaho ayabyihorera ntago uburinzi bukorwa singiye gukubeshya kuri hagaze ku kibuga cy'indege nyamukandagira mu kibuga irizi ko umukinnyi cyo gusinyisha nihe waburinde bataramu turabime bano basaza sibyo baravuze ngo birabiterwa n'amafaranga bamutwara ute baba bizeye nyine bari bizeye ko nyine byarangiye biragoye yakandiraho ku bukene iri mu bino minsi ngo bukene kandi shaka kugura umwataka none se ni ari gufatiranira aho ngaho umuntu wakinye muri Maroc mu kipe nka Berkane hari umushahara atakorera mutaramu se Watara amafaranga bayamuhereza akayafata ahubwo ikibazo ye sinzi imba yabyemeye byabikomeye cyane sinzi nyine aho bapfa kumunyuza njye nyine bikomeye wa mupapura ushaka kugira ngo utitize abantu wabikora da ubwo wamena banke n'ibyari bisigaye byose ukabiteza ariko icyubahiro cyawe kikagumaho byabikomeye cyane uguze icyubahiro waba wugeninze wakigenderaho imyaka 10 turuna mu manager we cyane kabisa ari manager wa Sheikh Jibril Watara ngara amaze kuba bagira yacyo na Afande Kavuna baragenda yicara ku meza amwe na chairman w'ikipe ya APR Afande Deo Rusanganwa hanyuma rero binjira muri office cyangwa se mu rya APR kugira ngo ajye gutereka umukono ku masezerano maze abe mukinnyi ndakuka w'ikipe ya APR usanye mukandagira mu kibuga kikasi mitutu uzi ko nta biro ndabonamo hari ibiro hehe ubundi harimo ibintu byinshi hari ahantu harimo ibyumba by'abakinnyi amaze kuba winjiramo harimo ibyumba by'abakinnyi harimo ibintu byinshi ariko nyine mbona umuntu wese uje nyine hano hasi hari salo harimo intebe niho bose ngunda kubona bicara sinzi nimba hejuru nago ndagera hejuru ndebe nimba harimo amabiro uzagiye ureba ukuntu byifashe sibyo rata hejuru hariya abantu tubana mu nkora mutima na Regis ariko nawe umenye ko ndaza kureba tuzajye kureba ko byifashe urareba nta yindi nimero ya kabiri afite ndaza kureba neza abantu nka Regis tuba mu nkora mutima nimba rwose ibintu bitagize ubwo rero turi kumwe ku masezerano mutaramu Sheikh Jibril Watara twaramuvuze cyawe bwa mbere akiza cyangwa se kimara wenda ko yavuga mu ikipe ya APR
ni umukinnyi waje nka rutayizamu nimero 9 abamureba ku gihagararo rwose Mutaramu Djibril Ouattara njye nabanje kwibeshyamo bitewe no ku ifoto uri irabeshya ngira ngo ni umuntu mugufi cyane ariko ubu nitegereje video neza mu kare mbona muremure witwa Ouattara cyane ni muremure imbaraga z'umubiri ugiye kureba mu mubiri nawe cyitwa physical appearance ko agaragara rwose ku mbaraga z'umubiri si ikibazo gikomeye kibazo cyo kwibaza ngo ikibuga nacyo niko bizaba bimeze cyitwa physique atari rwose yarayikoze mu rwose bugaragara ku nyogosho ubundi wajyaga bavuga ko ngabataka nka nimero 9 habundi ari n'uburyo ugomba kwitwara kugira ngo nakange nabo ugomba kuza guhura kuko rego mwataka buriya bana batezeho ibitego noneho mu Rwanda hasigaye mu Rwanda rero ikintu kidagikangika n'aba defenseur baho ahubwo iyo uje nka gutyo nibwo baba kwigaho bakagukorera umubare neza n'aba defenseur baho aba defenseur bo mu Rwanda nubwo yakina match ari wowe wenyine ari gukina ariko akaguheza umwuka ntago bapfa gukangika mugoroka wese magabo yagiye gutya bareka mu ikipe ya PRFC witwa Ouattara yongera kuri Denis Omedi ndetse na Hakim Kiwanuka mu ikipe ya PRFC bivuga ko bagomba kubaka icyitwa trio magique ari batatu na amakuru avugwa nabo tuzimba umutoza Arikonovic nawe azabyemera nkuko kuko bivugwa hanze ariko umutoza nyine umutoza niwe ugomba gushyiraho sinya ya nyuma y'abajya mu kibuga hari igihe yajya ashyiramo nk'umwe gusa cyane ntawamenya byose bishoboka ukabona afashe kavuga ati ngiye mu myitozo nakoresheje ishyoronge nabonye ko atataye kuri kubanza mu kibuga umutoza asimbuye akahita azana mbawoma akamusimbura cyane mvuga ntiye twe tuvuga ibyacu nkatwe ariko umutoza niwe uzaterekaho tuzi imibare umutoza nta nubwo tuzi ibyo ari gutekereza nta mibare azagira muri ibi bintu ukurikije uko mbibona baramute ko yabashyize hanze abantu ntibabye uriya mugabo ntabwo umuzireje uriya mugabo nyine iyo umweretse ku iki ngiki wowe ukiryamye nawe aryama ku bye abizi neza yaba abizi ko bikwiye yaba abizi ko bidakwiye ariko kugira kwereke yuko nyine we ijambo ari irye akabikorera nkana uravuga Djibril Ouattara ndavuga umuntu bita Arikonovic nakundi hangana cyane yasi uguhangana ahubwo nyine n'abatoza niko bameze nyine nibyo nashakaga kuvuga bano batoza we yakemera akaza kuba victime ku bintu bye ariko agakomeza akaguma ku ijambo rye kubiruka nta kibazo batwaye rwose ndavuga no batoza babera ukuntu karakteri zabo nyine kwaganga ngo afite ubwoba ngo ngaze kuza guhindura kugira ngo aze kuboneka neza imbere y'ubuzi cyangwa se imbere y'abakunzi ba PER keretse nimba nawe iriya mibare yakoraga nta muntu utarabibonaga ko ekipe ya PER mu by'ukuri aba winga afite nyine nabo ngabo niko yagombaga kubakoresha kandi nawe wari uri hejuru y'undi ku buryo yavuga ngo ndamwicaza igihe kirekire keretse wenda nk'ubwo Baka yari yagarutse uvuga uti byibuze ashobora kuba yaza akajya mu kibuga akagira icyo atanga byagaragaraga ko yagarutse hari urwego yongeye gusubiraho ariko noneho twibuke ko hari amazina aje arenze abo ngabo bose bari bahari ese we arabikora kuko nyine nekereza nk'umutoza yakabaye yishimira ko yabonye nyine akaba yabikora nta muntu bimutegetse nta muntu bimubwirije cyane bivuga ko Mutarama asinye umwaka umwe n'igice ku masezerano asinye ku munsi w'ejo ngo ni no season itaha ni season ndetse n'indi igomba kuza umwaka n'igice mu ikipe ya PRFC ubwo Arikonovic batanakomezanyije uyu mwaka n'undi mwaka bari kundi mutozo uzaza mu ikipe ya PER urumva ariko gusa noneho ubu bafite ibisubizo bafite options zirenze imwe kandi zishobora kuba byara umusaruro mu gihe cyose yaba abashije kubijera cyangwa kubakoresha neza ubwo rero nukuza ko nimba zabyaza umusaruro umutoza Arikonovic nawe ubundi rwose bari koranga imyitozo ara mu nzovu nako munuza mu ishyorongi witwa Kimu Kiwanuka ndetse na Denis Omedi bamaze kwitanya kandi bafite imbaraga zose yaguye nawe no kuza kureba nawe icyaza kuza kwabongerera muri no phase retour agomba gutangira babahanga ariko aza kuza guhera muri Heroes Cup hajya afite ikipe ya Kristo nasi yaba afite harya Kigali Kigali kuri Peleste da 28 Rayon Sport afite ikipe ya Police ko byazaryo gute tubonye finale ya n'umuntu w'umbaza tese ati na Fande Karasira wayoboraga pe misi ishize nawe ari mu nkora mutima yego nawe arimo yarimo n'uyu muyobozi mushya barimo barakumenesha amabanga ya groupe kandi mbonamo n'inde kandi ku rutonde mu nyamakuru ndi kubona hafi aha ndabona ari Kararisu w'Imana se ko barimo kukumenesha amabanga ya groupe yanyu ya Fande Twahirwa Dodo turi benshi kandi babaza umupira ndabona umunyamakuru wundi mbonyemo nubwo ni Haridi nawe turi kumwe hara muri groupe yacu
none bano se banana ikirezi bano ba jangwani hari Jules Rutaremara wa Mutaramu w'Ibugesera ariya no w'Ibugesera ubundi yabaye mu vice Bugesera president cyane nawe arimo ariko uriya mwabonye Kazungu mwabonaga abanza ni Kazungu Edimo mu watwaraga amamodoka taza kwitiranya hari umufasha wa Trump w'i Musanze fanaperi Chantal mama general buriya fanaperi nawe muri nyamukandagira ntabwo nari mbizi Amasabo Michel Mutara Musonga mbere turi benshi bimenesha amabanga ya groupe yahuriyeho bama barakumenesha amabanga ya groupe muhuriyemo kandi si byiza admin wacu rero akaba ariwo bita Sam Kabanga harimo abadmin benshi ariko Sam Kabanga afite na nimero 2 buriya kandi zose zira admin yego nagerageje kuzikwepa zose ku buryo ntaho zabonera iyanjye ariko afite nimero 2 hari imwe kuri profile afiteho niba ari SK ubwo ni Sam Kabange hari n'ahandi hariho umuntu w'umusirikare ufite imbunda ameze nk'abakuntuze bo muri special force bamwe bafata imbunda n'ikigofero n'ikibaba nyine ubona bikwijana hose ubwo nyine urimo uragerageza kumwumvisha ko kirimo oya ntabwo ni cyane wese ndi kumva kugira ngo areke kuri moving abandi bantu okay no kumurumva ko ariko ikigaragara cyo abantu bo mu ntwaro mutima mushatse mu cerebre mufite umwataka pe muratwemeje Jeff Sport yo mu Rwanda narayikurikiye kuva ndi uruhinja amaze imyaka irenga 40 nkurikira sport ya hano mu 43 ndeba umupira hano mu Rwanda ntabwo narigeze mbona umwataka w'izina uje hano harabagiye baza bakabahazakorera izina kavamo umuntu kaze nyuma ariko nubwa mbere haje umwataka ufite ahakomoka waciye ahantu hafatika hazima amakipe akomeye cyanyabyo atinginga ufite save ufite ibikombe ubwo mu gihe kigezweho cyangwa muri bino Rujugiro ati Pavera zajya bamwizamu Claude ibumoso Kagenge urundi Kagenge urundi Krema ngo na Swane na Ryuswane wone ko abibona ariko jye nashyiramo ariko nanjye natereka Ryuswane singiye kubeshya Dauda ruboneka na Ramini imbere yabo Omedikyo nukana Watala imbere ubwo ni 4-3 abanyamahanga baye bangaye ngiyi yanjye nifuza ko yakina barabanyamahanga Rujugiro umufana wa APR atabasi abanyamahanga nabo nyine kuko hari umunyezamu Sunaswan babiri Dauda babiriste Ramini na Ramini bamaze kuba bane ntago yabarengera nibyo yibeshye Rujugiro niba ushaka ko Omedikyo nukana Watala umunyamahanga na Ramini barimo navana muri abakene Ramadan ubwo nyine Swane nakure muri Ramini none arakuramo Ramini ba cyangwa kuremo Swane yinjize nde uyo ni option izagibaho umumediateur umwe gusohoka cyangwa umudefenseur Mario no ni Pierre ishimwe Pierre Mugisha se nazo baragiye Canada Mugisha Gilbert Ramazani Tuguma Rampte Yunusu bose yabashyize kuri bench Mamadusi Baka ati harimo 3 umusaza nka 6 Baveri na Swane babiri Dauda 3 Dauda na Ramini si bane niba ari nabare 3 iyo kipe yari Mpaga niba ari yawe twayanze we yari Mpaga apanga indi yibagiwe gukuramo umwe nazanini Rujugiro yari Mpaga ariko uzi ngo navuga ko muri Rwanda Premier League n'ubundi biri kuganirwa oya iki ngira ngo ngiye kuvuga byo kuganirwa ko by'abanyamahanga champion irarangiye se undi niba ntacyo mbona byaza kuzagufasha sibyo nubundi zagaruka ahubwo rero mvuga nti nubundi partnership ya Clema na Yunusu yaba nziza yabaye igihe kinini cyane kandi bari kumwe kandi mu nge nubwo Sona mu kibuga nago mu defenseur mu ipe ariko mbona ko umutamu Yunusu nta mpamvu nimwe mukuye mu kibuga inyitwara itari myiza ntayo pe ahubwo nijye niyo kuvuga ko twabuze umukinnyi w'umuhanga we kadakina n'ukubera iki iyo pressure yo kurajya mu ndajya mu kibuga imibare y'umutoza nk'uko uzajya kubona ukabona ba Medi ntibarimo uzavuga se ngo nyine tuzabivuga gutyo ko nta kibazo ikibagiye tuba turi kuvuga nyine uyu munsi performance ya Yunus kuva afata umwanya mu ikipe ya APR na Clem partnership ya uretse mu Rwanda Premier League no hanze y'igihugu
iyo rusine yonaganye umunsi ku munsi agenda yapugurira ahubwo nkavuga nti cyane twari dufite defi ikomeye ndetse n'abakunzi b'umupira mu Rwanda muri rusange wo kumva ko umunyamahanga wese uje mu ikipe afite umwanya wo kubanzamo byanga bikunda nimba ari umunyamahanga waraguzwe amafaranga agomba kujya mu kibuga akine ntitwumve ko n'Abanyarwanda bafite umwanya wo gukora cyane kandi bakaza ko banazibisha cyangwa se banazibira abandi bataramubandi wenda bavuye hanze y'igihugu ariko wibuke ko Suwane yabanje kuri bench Suwane akiza nyine ntago yigize ni igiti cy'abafana cyamushyize mu kibuga n'ubundi nta mpamvu cy'abafana cyamushyize mu kibuga cyane pe ni mpamvu ngiye mu Rwanda pe ntekereza kuba ufite abakinnyi batatu bose beza urabagumana ikosa bakora no gutakaza umwe muri bo nk'uko batakaje wa undi witwaga unyibutse izina ry'uwo mudefenseri wagiye yego wagiye umwaka ushize se yego Rwabuhiye no nindese umunyamahanga uravuga se Benjamin kugeza ubu ngubu ngiye nemera ko aba batatu bose kubagumana sava wenda sinzi nimba Suwane yakwemera kwicara kurumva ko yaba yicajwe n'izindi mpamvu zitari izo mu kibuga oya aho ngaho turavuga kuko anytime ikipe ariko rishage ndabyumva nicyo ndimo ndagaruka mvuga ati ufite Clement na Yunusu ukaba ufite na Suwane aho ngaho aho uba ufite sekirite ya ekipe uba uzi neza ko umwe nagira ikibazo ufite backup ye ntugire n'umwe utakaze impamvu jori APR yatsinze ibitego bike muri fazari ariko ininjizwa ibitego bikeya yes bivuze ngo no kongera imbaraga ni muco gusatirize cyane kandi ni naho abantu bakoze tushe kugira ngo ni ukugira wenda pressure wenda umukinnyi akavuga ati njyewe sindimo ndabona umwanya kandi ndiyizeye akaba yasaba kugenda we mutara munini watara ku Yunusu arimo arakora umwitozo Shimima singuyu se uyahugwe n'uteza watara amaye ana magnifique kadukanzemo noneho kuko bifata indiso abantu baze kuri YouTube barebe mutara amanga urgiye muri kwa kumucanga witwa watara birano gukanga adversaire amaye hadata ari mu mwitozo ariko harimo n'uturu dushinzemo ari kugendamo abafite iminota yahawe yo kuba abisoje niko sede taramuka ashitse ku butaka bite none se ari gukanga adversaire kuko nge ndibaza uyu mutaramu no gukanga abasoje urabona ari barakanga abantu ubona ko icyitwa umubiri kabisa abitwa bamba umangana n'ubwo bajya duwe YouTube yacu ni Fine FM 93 n'igice kimwe wenda nk'abashaka kumureba hano niho hagaragara neza hamwe mu myenda burya byakugora aho yambaye agakabutura gusa n'ibirenge rwose urabona ko harimo kwiruka mu musenyi cyane bamusetingiye imbago ni iki imbago ni mu kinyarwanda mwarigenje Christophe nagiye kwisobanura biramunanira natagomba kurenga nagomba guca limite ni mu gifaransa cyane kabisa ubwo rero ikinyarwanda cyabera cyakennye birakomeye ihene nose nago aka video kwakajyana katari raranti cyangwa ubwo niko kafashwe byaba byihuta ubanze rwo kozwa ho gahari yamenye nka date yarasuye inyuma mutara Maria watara n'undi we nibyo ari gukora ariko rero uretse n'igihagararo abaje kure mahera ati mutamu ikitwa speed nacyo ni hatari mbese tutu video nago turi buturegera tuno turi privé nta kibazo hano rari wabo se hakurya ukuvuga ngo rega imyitozo abatoza baguha ntabwo ibihagije ugomba gukora iyo kunziza kari cyane muri vacances ntabwo ugenda ngo ujye kwinywera no kurya ugomba kugira session yawe ku giti cyawe kugira ngo uzagaruze uzi ko kariyeri yo gukina akenshi sibye bitangaza nk'aba Cristiano bakoze bidasanzwe ni gake warenze imyaka 10 ya nyayo mu kibuga imyaka 10 nuko ngo buryo urengeje imyaka 33 nk'ubukira umukinnyi tutabeshyanye babaye iki ubu washaje uri umusaza nuko ngo imyaka ubundi 33 muzima busanzwe n'urubyiruko rwinshi bigeza rutafite na gahunda yo kurongora n'urugero wumve ko bakiri batoya nk'abasore siko bimeze se bivuga ngo rero ushatse wakwikonsantra ku kazi ubwo n'abakinnyi tuba tubwira ugakora cyane ugakusanya amafaranga ahagije azagutunga ejo n'ejo bundi yatuma uzajya muri za business ko uracyafite igihe gihagije imbere cyo kuzayarya ntabindi uri gukora baramwandikira umuvuduko no muntu ibintu azanye hano ntabwo tubikunda ibi no gukanga diverse babona uburyo atari icyuma hariya cyitwa ritere se no mu kibuga bamugani gusa none shampiyona yacu Christophe byihoreye isaba ikintu gifite imbaraga fizike atari ku rwego niyo mbona bataramu ba Richmond Rampton na ba Victor mbamubona
imbaraga z'umubiri ntazihari kugira ngo washoye shampiyona mu Rwanda bigoranye cyane. Gusa urabona ko yakiniye ku rwego rwo hejuru, ubundi ibingibi biba ari abantu ba elite bakina ku rwego rukaze, inaho no kubona umukinnyi yari muri gym biba bigoye, biba bikomeye cyane. Cyitwa Gatuza ngo imeze bite? Witwa Watara birano gukanga birano gukanga uravuze ngo ni ugukanga mu kibuga ntabyo bazabona, ni ugukanga tuzabireba nyine, tuzabirebera mu kibuga. Byanga ko naruzi ko urugamba rumutegeze rwo runini cyane rwo mu kibuga ngo rwa mbere rw'ibanga kugira ngo akomfirme ibyo turi kuvuga. Gusa kuba akora imyitozo gutya bikwereka ko nyine azi icyo ashaka kandi yakinnye ahantu harenze, hari ku rwego rwo hejuru. Oya ngiye aperekinye kune mazino kwitemeza mbere ikoze muri kuno kwezi kwa mbere irebye inguni zose, sibyo kureba inguni cyane mbere ya mbere icyo ukeneye niki, kuko nimba kwa assessment ya pere muri phase ugasanga niyo makipe n'ibitego bikeya, ariko no makipe yinjije ibitego bikeya, ubusatirizi yikwinjizwa n'ibike, ariko no kwinjiza n'ibike. Bivuze ngo aho kongera imbaraga twanje ko mu kwezi kwa mbere nabwo nta bundi sisoko urema cyane mu buryo bwose bwagutse, kuko nijya bari gitoya bari ukwezi kumwe byanga kuna nyine uretusha ahantu ukeneye cyane uko waritusha usubiza ikibazo cyane. Bivuze ngo imbaraga yakaba atamasimo twakoze usanga ko defense yacu cyangwa se defense ntabwo turi cyane turi beza, ahubwo musatirizi dukwiye kongera imbaraga. Icyo cyaye cyambere, icya kabiri abagomba kuza ni bande, kuzana umucyo ufite profile aturutse n'ibyo yakoraga kandi aho yakoraga bikoraga neza, ikintu cyambere cyo kwishimira, sibyo? Ariko nakara cyo cyo kwa no sasa no umuntu n'nyizina wa nyawe no kuba yaza no kurajya ngashobora nahana agiye kuza uragendera no kuki no muri kutuma koza umwaka ushize kuzireba neza ikipe yanjye nabivuze kare ndababwira nti ikintu bita physique na Rwanda Premier League ntabwo bitana, ni ibintu bigendana umunsi ku munsi. Muzara abakinyi bashobora champion y'u Rwanda baturutse hanze y'igihugu, umukinnyi utarakoze ikintu bita physique udafite imbaraga z'umubiri akenshi biramutondera mugora cyane. Niyo mpamvu bambaho umukunze kubona umunsi ku munsi ayo gatsinda ibitego ntabwo yemeza abantu, ariko ukabona ibitego aratsinda ariko ntabwo yemeza abantu. Champion iramutonda kugira ngo ajye kuri urundi kuko nyine akemeza abantu, ariko uri kwitama bakoze mu kwezi mu kipe ya Peri urege utwa Watara ukaba Denis Omedi ukaba Kiwanuka, byose navuze uruguru byose waruje byose ni complete. Igisigaye ni umucamanza n'ikigo cyo gucura ubanza gusa. Naho ubundi rwose singiye kubeshya ngiye bano bakibana ba flop n'urugero kuko byose bishoboka. Nge sinarenganya baguze no wabazanye. Oya waba yakoze kuko akazi kaba yagakoze nkawe, igisigaye ni ikibuga cyo kumucamanza cyane. Kuko rega no sese ubwa mbere ubonye mu kiwaje uturutse ahantu yujuje ibintu byose bishoboka mu cyo kandi bikanga. Prediction ya saa Kigali irarya bingahe? Ejo bundi irarya bingahe? Yaryo bingahe? Bishobora gukomera bitewe n'ibyo birenze ibyo utekereza. Buriya Kigali gutsindirwa i Kigali 3-2 yarangiza ikajya gutsindira Etincelle Rubavu mu cyamahoro. Ahubwo ubwo ni ubutumwa bukomeye bushobora gutuma nkawe adversaire witonda. Nyine adversaire nawe ntago yoroshye kandi nejo bundi ko Kigali Watara babibabonamo. Gusa byanga Kigali nahoze mbona myaka bet ngwe ku ikipe ya Peri cyane. None muri no byo gukora bya knockout. Ikunze kwishobora. Arabyumva cyane. Ikunze kwisezera rwose ariko kano kanya biragoye ko no gutegura adversaire no gushyiramo imibare yose. Arigaragaza. Namubonye ari guserebura yikuyemo kwemeza. Igisenyi. Yari ari kubyina. Joseph. Yes. Intsinzira ry'aba muntu. Na team manager we ingana. Ariko nyine kumva ngewe imva mutuzanye kuri kumena mojo ikipe ya PM mukene mwe kubona nkamwe mbere ko Darikonovic akenera kuba nawe yavuga ati agakijwa kanye nakangaka. Kubera ko hari umufana w'umuntu ari witwa Kagame umbwiye ati Regis nadukirize inusu rwose. Ntago mwemera ndabizi. Ahubwo Paveri Kagame na Kode. Akunda Perisi. Kagame. Akunda Perisi ko ari umuntu. Ayaratoshye ntago ikunda. Chonge ari uwo numure. Umukino utarakinye match nimwe muri mwaka w'imikino n'abagiye kuzanga ze guhangana igikombe na Rayon Sport. Nyuma aravuga pato. Uwo ntago uwo numure yiwe. Ahubwo arimo ashakana aza kumenera kugira ngo ikipe izaba ari paswa. Mushingiye ku kikaga. Wamukura mushingiye ku kikwere. Ashaka ko ari umupampe rwose. Ariko twese twemeranye yuko abanyamahanga ko nabyo bizajya aho kugira ngo rero umva abanyamahanga nka kuri Rujugira bapanze bahise baba barindwi. Nyego twemeranye yuko uyu munsi none zo gukuramo abanyamahanga babiri hari muri defense kandi byose byagufasha. Twemenya ko umuzamu Paverinze wiragoye ko yahinduka. Niyo muzamu mbere ikipe ya Peri, sibyo? Cyane. Defense impande 2 na 3 ninda kuba bose ari bazima Kayege muzima na Korode bazima nabo ngabo.
Clement yiteguye kuza gukora rotation undi wese wamushyiraho ubu ntabwo avugwaho rumwe ahubwo ukibaza ngo kugira ngo abanyamahanga bataza kuza gutongwa kugira ngo cya kintu bapewe muri faze y'ibitego umudefense yaza kuba ari umunyarwanda cyangwa aza kuba ari umunyamahanga ngiye kubwanya na none nitujya kuvuga umukinnyi wo mu kibuga hagati attention none bakeneye wa muntu uzajya kugukora nyine bituma bataka bakora cyane ngiye kugira ngo umuntu ugomba kumutekerezaho kabiri cyane ngiye kugira ngo ndengeye cya kintu bapewe muri faze ya misinze cy'ibitego nazana Yunus Watara mu kibuga ngakuramo Swan kugira ngo nze kubona abanyamahanga benshi muri attack umureye ahubwo ari hano dore nimbagorwa Jean Baptiste nibashaka bazane Messi uzaba kubatwara igikombe niwo umureye wo kuri hano cyane hanyuma hagati mu kibuga byari ku ni batatu kandi turabizi ko ngere rwose mbere yuko oya ba ntago yazamo Ramin so yazamo Amin ba erega ntabwo dushaka umuntu umwe waza gutandukanya iyi attack y'abantu batatu cyane dushaka umuntu uyikoresha noneho ku buryo bakora ibyo basabwa byose uwo muntu agomba kuba ameze gute ubwo ni nimero 10 ugomba kubona umunyamahanga w'umuzamu yego tugeze hagati tubonye ko Dawuda Yusufu muzima ikibuga kirimo so bari babiri mugire ko ruboneka Jean Bosco dushyira Mini bana kibazo akina nka nimero 8 cyane turi kora Mini imbere yabo nka nimero 10 si batatu mu kibuga yego si batatu hamwe batatu cyane ku ruhande rumwe Denis Omedi ndetse n'Umutara Djibri mu gihe byakwanga wenda ubona bitewe na match bakinnye aho niho watangira gutekereza ibindi bisubizo ariko uramutse ubonye ko binanza ko wenda nayo uso utanamwizeye ukazana Umutara Arius Wane nge mbona ko Mini bana mushyye ko ukazana Ramazan kuko byagenda ubundi niko gahunda imeze urimo urayipanga nkaho ariko nyine batanu batanu twayipanze twayishoje ni ukuvuga ngo abanyarwanda bagomba kuba bangahe muri line-up batanu mu kibuga nyine babanzamo uko niko kuri ako ni nabo bagomba gukina match yose cyane ubwo nyine Dariko bafite no gukinisha benshi nta kibazo abanyarwanda urabemerewe bitewe n'uko wenda ntacyo bitwaye nuko ko ikipe yawe ndabona ko ndarega ushobora gusanga wenda hano turi kuvuga nabo baje mu kibuga sanga ntabwo umutoza nagabije rega turi kuvuga nkatwe ariko umutoza ni ucizaho nuzo cyane cyane nakubwiraga ubwo nyine umutoza nawe afite uburyo abibona kubanzamo abakinnyi batatu imbere washobora kuvuga ati ndashyiramo cyane kuko dukeneye aperi ibitego muri phase retour kandi byinshi kuko niyo kintu yabuze muri phase bari basanzwe nibo bazajya baha imipira Ouattara ni shoye niko kazi yahawe byose bishoboka cyane agihari niwe uzavuga ijambo niwe boss wa staff ubundi niko bamwita wa staff uravuga Umutaramu Dariko boss niwe the boss yego uko niko kuri kazo ko niwe bazabibaza nibikunda niwe nta kibazo ariko rwose nyibona yuko n'ubundi kutangiye ubicaza wakiranuka no guko ntebe basimbura akajya abanyamahanga bangahe abanyamahanga kandi nyine twabanye batandatu mu kibuga bemerewe gusimburana ariko bemerewe gusimburana of course yego ko ndagira ngo turanyine ababa bari ubwo yaterwa nyine n'abafite forme abafite forme nibo bajya uyu mubare washyiraho mu ushaka kuko pako badakandagira mu kibuga cy'abandi ari bari sinzi impamvu uyu Mutaramu ese mu gihe cyose abantu batanu ni batanu abanyarwanda n'abanyamahanga bose hamwe barisimbura bagomba kuba batarenze batanu umubare wo kuri bench bemerewe kujya mu kibuga ese ntabwo phase retour yagerageza Umutaramu nshimye Imana Ismail Picha mu mwanya byibuzwe mu kireka akaba mubonera byashoboka bizatoka ariko mbona ko ngetamwemera Dariko Novik kandi yaragarutse yaragarutse yarumwanya wigeze mu weekend ryoshye ndimo buryana n'indangayo gato dukorera no weekend kugaruka ariko weekend y'imikino myinshi ryoshye nyuma yuko agarutse bakinnye imikino itarenze nimba ari 3 nimba ari 2 numva ko nago aha afite uruvugiro yavuga ati narindimo ubwo yabona uruvugiro yavuga ati narindimo ndagerageza fitness yo kugira yongere agaruka ariko phase retour afite gukoresha abakinnyi bose afite nyine babona ko bamufasha hari umuntu wavuze ngo ku biro bya peri ngo hari ibyumba by'abakinnyi ibyumba ese ho baba nijoro yavuze ati yaraheze joro yavuze ngo muri furo hanyuma ngo harimo kera se babaga hari abakinnyi bajya babayo nyamara ibyumba abakinnyi no mu minsi yashize mu mwaka ushize ni ryari hari abakinnyi bajyaga gutya abandi batashye abadafite ahantu bajya ku barahajyaga sinzi ubu wenda basigaye bagumisha ronge ariko barahabaga mutamakanye babagara uyu ni office gusa ubu ni ama office gusa basigaye baragiye hirya n'ububiko bw'ibikombe singibi ubwo bagiye hirya nyine nago bazana wabibonyereje ibikombe byuzuye akabati
ahubwo ibindi bizajya hera ndabona bazakagura kuko kamaze kuzura. ubu apera umuvugizi wayo ubu ninde umuvugizi w'iki Tony Kabanda kumva ijwi rye urarikumbuye tumuhamagare urarikumbuye ikibazo nawe misobanuro arya avuga ibintu kuva nta kirimo oya n'umwe mu bavugizi none se ariko ukuntu ibyo byose avuga ni ukuri ukoresha mu makipe zose umuvugizi wo mu Rwanda ekilibre oya Tony ntago naho wamurenganya. mugereranye na condo ufate cyangwa gaterera oya ufate ariko banza umenye ngo mante ngo nyine banza umenye ngo ekipe ngo umuco wayo ni kipavugira uwuhe ni ya gisirikare. umuco wa ekipe ni uwuhe abakinnyi ba peri bakodesha buri muntu afite aho aba nyine ubu ngubu nyine bafite inzu zabo bajyamo bavuye iriya ruguru simbizi kipavugira nta imiterere yayo ni iriya. ariko nawe karagiteri ntabwo ari bavugizi ubuse cyangwa nikavugira abafana ukumva abafana abafana nyine ese hari ubwo yavuga none se amakuru umuvugizi ese wari wumva ajya muri ekipe ariko ngo hari igihe bari bafite yinjiremo abandi bavuga ukavuga ati nyine hari kera banjye nemera ko amavugizi bose ari mu Rwanda Premier League yigeze kumuganiriza amakipe 16 yose wese siko mbyemera aperi nifite umuvugizi utazi kuvuga Wese. reka mbyito oya siko mbyemera nuko urwego avugira niko ruteye ntabwo uzamwumva nyine ntabwo yamurenganyiriza ariko ntabwo wamujyanye n'abandi bose babana muri shampiyona y'u Rwanda banza wibaze ngo urwego avugira rwo iyo wicaye ukumva speech ya ngabo y'icondo cyangwa ukumva speech ya rega rero ne y'umutamu w'ihuye abaremera bakamukorera umugati wazanye abantu banza wibaze ngo reka nimba ari strict y'ikipe itamwemerera kuba yavuga mu magurupe bakawumukorera ariko akemera ni imiterere ya ekipe ntabwo ari ukuvuga ngo nuko adashoboye umuntu wakoze kuri kuvuga radiyo umuntu umaze iriya myaka yabura ikintu avuga aho gushobora ntavuze ko yabura icyo aho avuga kugira ngo uvuge winyuremo twebwe turakora comparaison par rapport n'abantu uraba komparasi ujya uzibaramusumye iki urakompara ugereranije nande cyumva ko yakora amakosa wasanga ari byo bamutumye wasanga ari byo bamutumye ntabwo tubizi ari hese ati gutsindwa kwa pira hano ni ari hehewe none se unyana kazungu mukobwa cyane umuvugizi ari mu kazi k'itangazamakuru none se nyine wakwibaza ngo nese nakoze imyaka Nese Kazungu nawe muri nakoze imyaka myinshi cyane nyine ndabizi ko yabaye umuvugizi ari umuvugizi wa APR ubona ko ngo igihe yavugiraga APR byari bimeze gute na tona azi kuvuga ahubwo banza bibaze ngo umuco wa ekipe uremerera rero bari biteze cyane n'ubu ngo baracyabivuga nimba ari akanabo gatuma umutoza ntabwo mwemera bitewe n'uko mbona iyi weekend iraryoshye mu mikino ejo n'umusi ejo n'umuganda ejo n'umuganda ni kimwe cyane ejo abantu bakibyuka mu muganda nk'abazaza hara kuri Marakana bazahita tureba match ya Liverpool izatangira rimwe ni Arsenal Liverpool izaba yakira Ipswich Town Liverpool izatsinda inanyagiye Ipswich ntimwemeranwa nanjye aho ngaho se ibitego bitari munsi ya 3 rwose over 2 n'igice nka Liverpool byinshi cyane Arsenal izaba iri kuri kibuga cya Wolves baracyita Molinex ni Molinex Stadium bazaba bakira Arsenal ku saha ya 11 abantu babyumva ndi kubaha gahunda ya weekend ku saha ya 11 ejo Liverpool nk'abagera mujye ahantu mushaka kurebera match nyinshi cyarimwe nko kuri Marakana bamwe bari kureba nka Liverpool abandi bareba Arsenal 11 kubera ko Man City na Chelsea izaza nyuma yabo saa moya n'igice ubwo tuzaba tuyireba dutegereje Real Madrid na Valladolid ya saa 4 ndetse hana kandi kamace kazivangamo ubwo nka Paris Saint-Germain na Reims saa 4 n'iminota 5 abantu bazayireba ko bari ama televiziyo menshi ndetse n'iya Napoli na Juve na kamace katari kabi ka saa moya z'ejo mugiye ku cyumweru match ziryoshye zihari nka El Ahly na Pyramide no mukino utoroshye mu Misiri uzatangira saa moya abantu bategereje Man U na Fulham ko ku cyumweru Man U na Fulham zizakina saa 3 z'ijoro abantu babyumve saa 3 z'umugoroba bazakina nijoro saa 3 zicana aho kutegereza rero match ya Man U na Fulham wabureba Pyramide na Ahly hara kuri Marakana izabatangiye saa moya nyuma amasaha 2 Fulham Man U kuko iyi ngiyi izasa nkaho iza kugonganamo na Barca na Valence izatangira saa 4 Ari Nasri na Ari Fateh Ari Nasri ya Cristiano tuzatuyireba saa moya nayo tureba ku yindi televiziyo abantu bareba Cristiano na Sadio Mane bimeze bite harimo amafaranga menshi rero reka mukayenze selecting hamwe na Fortbet akadomo rawa kadomo RW nibutsa abantu hari ikirungo cyitwa Chico Tomato kiba kiri mu rutunguru urunyanya na kindi ndakibagiwe tungurusumu tungurusumu ye nibyo
cyane igitunguru tungurusumu n'urunyanya ni umushonge w'inyanya ijana ku ijana. cyitwa Chico Tomato mu minsi ishize twigeze kuyishaka ku isoko turakibura naho cyari cyariwe cyashize ubu ngubu ariko bongeye bakoze nyinshi cyane kuko ntigihenda abantu babizi ibintu by'amasosi tomate birahenda cyane n'ibirungo bijyana nabyo cyo kirikwije kiba kirimo gutangira ngaho mukata arimo gupika karangisha amafunguro biba bisa nkaho ntabwo ari ngombwa kongeramo umunyu noneho gashashi kacyo kakagura 50 twaracyamamaje kirashira cyarashize kahore ariko ubu kirahari ku isoko akagura senkanta agashashi bakore byinshi kaba karimo garame 6 uje kubwira original kuko ari ibindi bafite nawe ibyo gusa nk'ibyo ariko bitari Chico Tomato Chico Tomato ibwirwa nuko ari garame 6 yanditseho impamvu tubabwira nuko tuzi ko ari ibirungo ushobora kugura nk'abanyarwanda buryo bakunda kurya ibiryo bitukuye iyo birunze bikajya gusa nk'ubitukuramo siko mubizi ibindi rero ntibitukuza ariko Chico Tomato yo ifunguro riba riryoshye rinatukura kuriya abantu bari kuri YouTube barimo barabibona nk'abaganda ibiryo bisa gutya ntibabikunda bikunda ibiryo bisa nkaho by'umweru baratogosa Chico Tomato yageze ahantu marakana niyo dukoresha dukoresha ibirungo byinshi nabyo birimo ni ntantu hambere yageze ikiza Chico Tomato cyane nayikuriye kuri Cleanwell amakarito nagiye ndi kumwe na Karifani turapakira turuzuza ubwo niba bimaze ku isoko ahubwo wamenyekanye kigura Chico Tomato yagarutse ku isoko kabisa cyane yes hamwe na bataramu ba Radiant yacu kimwe muzi ko umuntu waraye mu bitaro aba ari kubaza ati nzishyura ngahe Yabazera afite ahantu bamwandikira hagati y'C5 na 6 buri joro bishobora kuba 4 5 se 2 5 5 6 biterwa no gukoresha amayinite ya Airtel Radiant yacu irakubara buri joro ikaguha amafaranga jya uhamagara 18 menye ngo bikora bite nta kiguzi kwiyandikishamo uratujyana muri polisi se muri Police Football Club ubwo ariko ngo bazakina Kamonyi na Forever Mutunda nayo Kigali sizakina sinabonye yasigara ifite ibibazo nabonye bava ngo bashaka kuyambura niba ari sizi bihano numvise kubera umutoza uriya mutoza ariko bamaze kumwishyura niyo update nabonye Shadia niba ari fati umwe wakubise Theogene hari umutoza afite birukanye w'Kigali n'ino minsi oya bamwirukanye mbere bataramwishyuye ako nabonye kansonera bavuga ko nyine ngo bamwishyuye batakiyihannye sinzi nimba ari byo Kigali niyo kipe itsindwa cyane mu akobwo izakina ntago yabura gukina cyane tujye muri kipe ya polisi magnifique dufashe tereke imitozo kipe ya Police Football Club arebe kabisa iririmbe neza Police Football Club Murera nayo ukuntu yaririmbaga yindi nuko ari kuririmba hano mu Rwanda ariko se Police FC iririmbe neza cyafra yidushyiriye nahise ko ari kanazamurimo gake gake abantu muri regisi ndirimba bariyo bambwire no ganitse niyo cyane niyo kabisa nuko wahinduye nuza amajwi yayo regisi ganundi kuririmba twagiye muri kipe Police Football Club rero